Yes, bakunzi wo kumwe official turabashubuje. Tubaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho ibizabyemewe n'ibibujijwe mu cyumweru cy'icyunamo. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonezagihugu Minubumwe yasohoye amabwiriza azakurikizwa mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aho insanganyamatsiko izakomeza kuba kwibuka twiyubaka. Guhera tariki ya 7 Mata 2023 mu gihugu hose hatangira icyumweru cy'icyunamo. Ku rwego rw'igihugu icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi. Mu turere icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere, naho mu midugudu kuva saa 3 za mu gitondo abaturage bazahabwa ikiganiro kijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bisozwe no gukurikirana ubutumwa nyamukuru bw'uwo munsi. Abaturage bose basabwe kwitabira icyo gikorwa, nibirangira bazasubira mu mirimo yabo uko bisanzwe. Kuri uwo munsi nta rugendo rwo kwibuka ruteganyijwe. Kuva tariki ya 8 kugeza tariki ya 12 Mata 2023 ni icyumweru cy'icyunamo giteganyijwemo ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki Abatutsi biciweho. Ibigenewe abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, ibiganiro bihuza urubyiruko, abanyamakuru n'ibindi byiciro. Ibikorwa by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo n'indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu izakomeza mu cyumweru cy'icyunamo. Muri iki cyumweru cy'icyunamo ibendera rirurutswa kugeza hagati. Nta biganiro biteganyijwe mu midugudu nyuma ya saa 6 hagati ya tariki 8 Mata kugeza kuri 12 Mata 2023. Ikiganiro giteganyijwe mu minsi yo kwibuka ni kimwe kizatangwa tariki ya 7 Mata guhera saa 3 za mu gitondo. Ku rwego rw'igihugu icyunamo kizasozwa tariki ya 13 Mata 2023 ku rwibutso rwa Rebero, hibukwa abanyapolitike bishwe bazira kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Mu turere ubuyobozi bufatanyije n'izindi nzego bazagena aho icyumweru cy'icyunamo gisorezwa. Reka turebe hamwe ibikorwa bibujijwe mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo. Minubumwe yagaragaje ko mu cyumweru cy'icyunamo hari ibikorwa bibujijwe, ari byo ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu, ubukwe n'imihango ijyanye nabwo, amarushanwa uretse siporo zizakorwa n'abantu ku giti cyabo. Habujijwe kandi umuziki utajyanye no kwibuka, haba mu tubari, aho bafatira amafunguro, aho batunganyiriza imisatsi salon de coiffure, aho batunganyiriza umuziki studio, n'ahandi hantu hahurira abantu benshi nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi. Imikino y'amahirwe nayo irabujijwe. Ibindi bibujijwe ni ibikorwa byo kwerekana imipira, ibitaramo mu tubyiniro, utubari, iby'urwenya n'iby'indirimbo n'imbyino, sinema n'ikinamico ritajyanye no kwibuka. Ibikorwa byo kwibuka birakomeza ku minsi 100 kugeza tariki ya 3 Nyakanga 2023, birimo gushyingura imibiri yabonetse cyangwa iyimurwa muri gahunda yo guhuza inzibutso yumvikanyweho n'uturere. Mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi nta busumbane bugomba kuba mu madini, misa n'amateraniro. Ntibishyirwa muri icyo gikorwa kuko abitabira kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi atari abayoboke b'idini rimwe. Minubumwe yatangaje ko mu gihe igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'idini, itorero cyangwa ibigo byihariye Imana byemewe n'amategeko. Reka dusema akantu kugira ngo mukumve neza. Minubumwe yatangaje ko mu gihe igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'idini, itorero cyangwa ibigo by'abihaye Imana byemewe n'amategeko hagamijwe kwibuka abayoboke bayo,
cyangwa abanyamuryango babo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe abiteguye icyo gikorwa babikora bakurikije uko imyemerere yabo iteye, hubahirizwa ibiteganywa n'amategeko n'amabwiriza. Umugoroba w'ikiriyo ubanziriza umunsi wo kwibuka cyangwa gushyingura imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi uremewe, ariko usozwa bitarenze saa 4 z'ijoro. Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima n'umutekano w'abantu, inzego zose zateguye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi zigomba gufata amashusho n'amajwi by'icyo gikorwa bigashyikirizwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonezagihugu Minubumwe mbere y'isozwa ry'iminsi 100 yo kwibuka. Bakunze kumumbe official rero cyane ngo tubashimire. Dushimira wowe wakoze subscribe, like, comment, share, ariko dushimire nawe witeguye gutanga umusanzu wawe muri ibi bihe byo kwibuka. Hasta la vista. Uyahageza naniwe atabasha no kuvuga, kuko we yahageze bamaze kumutema.